Bavandimwe nkunda bo mu muryango wa Padiri Mauri, Yezu Kristo akuzwe. Turagenda tugana ku musozo w'umwaka wa liturujia kuko tugeze ku cyumweru cya 30. Murabona ntabwo ibyumweru bisigaye ari byinshi, ariko natwe turagenda turushaho nyine gufashwa n'ijambo ry'Imana kugira ngo buri wese yinjire mu mubano we n'Imana, kandi uwo mubano we umususurutse umugirire akamaro. Muri iki cyumweru rero, muri guhera ku wa gatatu hano muri paruwase, tumaze iminsi turi mu bikorwa byo gushengerera igihe cyose, nibyo bita amasaha 40 matagatifu. Ndagerageje kugenekereza kugira ngo mbisobanure mu Kinyarwanda. Ubwo isakaramentu riba rirahagaragara, abakirisitu bakajya gushengerera, bakajya kuganira na Yezu, ari nako bahabwa penitensiya. Abo natwe abasaserdoti twari turaho nyine twakira abaza kuganira na Yezu, bashaka penitensiya, bashaka no gukora ikiganiro nyine n'umusaserdoti. Ni ibintu byiza cyane, nashatse kubibasangiza kugira ngo namwe mwabibonye ku mafoto. Ni ibintu bifasha abantu cyane cyane, ariko bikatwibutsa yuko twese uko tungana twavukiye muri Ukaristiya, kandi tuba muri Ukaristiya, kuko Kiliziya idafite Ukaristiya ngo ishyire igihe umwanya w'ibanze ntacyo yaba ishingiyeho, ntacyo yaba aricyo, kuko Ukaristiya ni Yezu ubwe, ni Yezu ubwe witanga, ni Yezu ubwe wihereza abantu, kandi akabaha nyine n'inshingano zo kuba nabo abantu bitangira bagenzi babo. Nawe rero umuvandimwe wo kwa Padiri Mauri aho uri, ukitangira mugenzi wawe, ukagerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo umubano wawe na Yezu Kristo ugira akamaro, ukagirire n'abandi bose. Ni ibintu byiza, uba ugaragaza ko utunzwe na Ukaristiya, utunzwe na Yezu Kristo, kandi koko iyo Ukaristiya yakugize umuntu w'impano ku muryango w'abantu wose. Maze rero amasomo y'uyu munsi aratubwira ibintu byiza cyane, aragenda atubwira ku ubutabera. Isomo rya mbere ryatubwiye ku butabera, tubwira ko Imana yacu ikoresha ubutabera igihe cyose, kandi Imana yacu nta na rimwe itumva isengesho ry'abantu bayo, cyane cyane abantu bari mu bibazo, abantu bashobora gushyirwa ku ruhande n'umuryango w'abantu. Mu isomo rya mbere batubwiraga cyane cyane abapfakazi, abatagira kivurira, imfubyi. Imana rwose itegereza isengesho ryabo, kandi ikaryakira, ikanabaha n'icyo bashaka, kuko niwe kiramiro cyabo, niwe igisubizo cyabo. Nawe rero kuko Imana idushakaho ukwicisha bugufi, wishishe bugufi, kuko niwicisha bugufi nibwo buryo uzabuhawe kugira ngo Imana ibashe kukugeraho, kandi Imana ibashe kwakira isengesho ryawe. Ntabwo rero Imana yacu ikorera ku mabwire cyangwa ngo irebe umuntu igihagararo, ahubwo Imana yacu ikoresha ubutabera kuri muntu wese, ubutabera kuri buri wese, ubutabera bwiza bw'Imana, kandi ubutabera cyane cyane buhera ku bantu bamerewe nabi, ku bantu bagenda bashyirwa ku ruhande n'umuryango w'abantu. Twabonye abo bantu abo ari bo: abapfakazi, imfubyi, abatagira kivurira. Maze rero kuko twebwe turi amaboko y'Imana, abo bantu ni twebwe tugomba kugeraho, hanyuma tukabafasha. Ndashaka kubwiraho kwa Padiri Mauri ko izo mfubyi, abo bapfakazi bacu, ntihagire ugira ikibazo ngo yihebe, kandi twese duhari, kuko abo bose nibo Imana yacu yigaragarizamo, kubera ibibazo barimo, cyane cyane ibibazo byo kuba bonyine. Imana rero igashaka ko tubageraho, kandi iyo tubagezeho nyine tuba twerekana ko turi
turi amaboko y'Imana, ko kandi ko awusenga Imana nta na rimwe azakozwa isoni. Murabona rero mu isomo rya kabiri twabonye mutagatifu Pawulo mu ibaruwa ya kabiri yandikiye umuhungu we Timote amusa nkaho araga, avuga rwose njyewe nararwanya urugamba, narirukanse ngera ku musozo, kandi nakomeje mbungabunga ukwemera. Ngibyo ibintu bitatu biranga testament ya mutagatifu Pawulo. Kurwana urugamba rwiza rwo kwemera, kwirukanka, kuko tuba twirukanka dusiganwa, kuko tuzi yuko igihembo tuzahabwa ni igihembo kidashanguka, ni igihembo atari kidakozwe mu bintu muri za materiyeri z'abantu. Noneho gukomeza kubungabunga ukwemera, impano y'ukwemera, kuko nitugeza ku Mana. Ibyo rero ni ibintu bitatu asigiye umuhungu we Timote nk'urwibutso. Ibintu bitatu natwe bitureba uyu munsi nk'abakirisitu bagize umuhamagaro kwa Padiri Mawuri, wa muhamagaro w'abarayiki ukomoka muri batisimu, ni wo muhamagaro dusanga kwa Padiri Mawuri, kandi uwo muhamagaro tubifashijwemo n'Imana tugenda tuwubungabunga, turwana rwa rugamba, kuko mpora mbabwira yuko iyo umukirisitu, iyo umuntu w'Imana yaretse kurwana urugamba, asigara ntacyo ari cyo. Turwana urugamba, twirukanke tuzi icyo dukorera, duhihibikane cyane, duhibikanira Imana yacu, duhibikanira ubutumwa, duhibikanira umuhamagaro yaduhaye. Hanyuma rero twumva yuko byose tubikora no kwemera, bityo iyo mpano y'ukwemera tugerageze tuyibungabunge uko dushoboye kose, kandi Imana nituyibisaba izabiduha byanze bikunze. Maze rero kubera ko Pawulo agiye guturwaho nyine ituro, yasigiye urwo rwibutso, yasigiye heritage umuhungu we, ari natwe bitureba twese nk'abakirisitu. Twumve yuko ibyo bintu bitatu bigomba guhora bidushyigikiye, kandi tugakora uko dushoboye kose bikadukomeza, kuko ubuhamya bwacu mu bantu bushingiye kuri ibyo bintu bitatu. Dukomeze rero kandi dufatanye, kuko nta muntu warwana urugamba wenyine, nta muntu wakwirukanka wenyine muri stade, nta muntu wabasha kubungabunga ukwemera wenyine, kuko duhamagariwe kuba muri kiliziya y'Imana, umuryango w'Imana. Ni naho ibi bintu uko ari bitatu tubikorera, kandi ni naho Imana idusanga ikadufasha nyine muri byose. Mu ivanjiri naho twabonye ibintu byiza Yesu yatubwiye. Turi muri chapitre ya 18 y'ivanjiri uko yanditswe na Luka. Ku cyumweru gishize twabonye igice cya mbere cy'iyo chapitre, none uyu munsi Yesu yakomeje nyine kutubwira anyuze kuri mutagatifu Luka, atubwira nyine muri igice cya kabiri cy'iyo chapitre, avuga ku bijyanye no gusenga. Bavandimwe, murabona uko icyumweru gishize Yesu yatubwiye uburyo bwo gusenga igihe cyose tutarambirwa. Yarabitubwiye rwose, kandi turanabyishimira. Aduha n'urugero rw'umupfakazi wajyaga gutitiriza uwo mucamanza ngo amufashe, hanyuma akabikora kubera ko yamubujije amahoro, yamushyizeho urusaku. Atubwira ko Imana yacu idashobora gutuma dutegereza, kuko Imana yacu ntabwo imeze nk'uwo mucamanza utagira isoni. Imana yacu ifata abantu yatoye ikabagirira uko bashaka, kandi ikabikora ku buryo bwihuse. Mu gice cya kabiri cya chapitre ya 18 y'ivanjiri uko yanditswe na Luka, Yesu yaduhaye urugero rw'abantu babiri bagiye gusenga muri temple mu ihekaru i Yerusalemu. Umwe yari umufarizeyi, undi ari umupublikani. Umufarizeyi arasenga yirata cyane, yivuga imyato. Bavandi, ntabwo isengesho ari ukwivuga imyato. Nimba mu isengesho ryawe ujya kwivuga imyato, nta kigenda, kuko niba wivuga imyato uzibagirwa icyo uri cyo mu by'ukuri imbere y'Imana.
twebwe uko tugenda twegera Imana, uko tugenda tuyimenya, ni nako tugenda dusobanukirwa n'icyo turi cyo. Abanyabyaha, iryo jambo abanyabyaha turica akarongo. Abanyabyaha, igihe cyose uzibagirwa ko uri umunyabyaha, rwose muvandimwe kazaba kakubayeho. Twebwe turi abanyabyaha bagiriwe imbabazi n'Imana, turi abanyabyaha bagenda bagaherekezwa n'Imana yabo, kandi turi abanyabyaha bagerageza kuva mu byaha kugira ngo batunganire Imana yabo. Naho ngaho rero, kuko naho ngaho tugomba kwibanda cyane cyane, tukumva yuko nta muntu w'intungane uriho, kandi nta n'umuntu wakwigira intungane ngo bimuviremo gucira urubanza bagenzi be, kuko nta n'umuntu n'umwe uzi ko mugenzi we abanye n'Imana ye, habe n'umwe. Ahubwo icyo tugomba gukora ni ukugerageza tugasukura umubano wacu ku giti cyacu n'Imana yacu, hanyuma mu isengesho ryacu nyine ry'abanyabyaha tugashyiramo abantu bose, kuko tuzi ko Imana ari we mucamanza wenyine. Imana niyo mucamanza wenyine, twebwe ntawigeze aduha uburenganzira bwo gucira imanza abagenzi bacu, kubacira imanza cyane cyane kubirebana n'isengesho ryabo. Murabona uriya mufarisayo ibyo yavugaga ntabwo byari kwitanga gusa, kuko byari nabyo. Urabona yavugaga yuko asiba inshuro 2 mu cyumweru, agatanga 10% ku byo atunze byose, ibintu byiza. Kandi mu by'ukuri yageragezaga kutaba umusambanyi, ntabwo ari umusambanyi, ntabwo yari umuntu w'amanyanga. Ibintu byose Imana yamufasabaga yarabikoze. Ariko rero bavandimwe, Imana yacu nk'uko Yesu yabitubwiye, ntabwo ari Imana comptable igenda itugenzura iturebuza. Oya, Imana yacu ni umubyeyi. Ni umubyeyi, nacyo gituma itubabarira ibicumuro byacu byose igihe tuyituye imbere tukayisaba imbabazi. Isengesho ryacu rero rirangwe cyane no gusaba imbabazi. Isengesho ryacu rirangwe no kwireka Imana uko turi abanyabyaha bakeneye impuhwe zayo, kandi nituyisenga dufite ukwicisha bugufi izatugirira impuhwe. Bavandimwe rero, ndabakunda, murabizi, dukomeze tugendane. Murebe ivanjiri y'uyu munsi cyane ni uko yanditswe na Luka ku mutwe wa 18 kuva ku murongo wa 9 kugeza ku wa 15. Murebe isomo rya mbere, murebe ndetse n'isomo rya kabiri, maze tukomeze ayo masomo tuyahererekanye, tuyasangira aho bishoboka byose, kuri za social media, kuri za groupe duhuriyeho. Ntitugende ngo twiburire mu bindi bintu hirya no hino bitagira shinge, ahubwo duhererekanye iryo jambo ry'Imana ryo ku cyumweru kugira ngo ryongere ritwubake, tumenye icyo turi cyo, ko turi abanyabyaha. Kandi igihe cyose tumenye Imana tukayegera tukayisobanukirwa, nibwo tunarushaho kumva yuko turi abanyabyaha, bityo dusaba imbabazi. Isengesho ryacu ribe iryo gusaba imbabazi, kandi ribe iryo gutaka Imana, kugira ngo twitake ubwacu, dutake Imana yacu itubabarira kandi ikatwumva. Tuzaba turi kumwe rero mu gihe cyo kwakira umushumba wacu Karidinali Antoni Kambanda, uzongera kuza akadusura akadukorera n'ikiriya gikorwa. Ibi byose ni ikimenyetso kigaragaza ko Kiliziya idushyigikiye kandi iduherekeza, bityo duhurire muri iyo Kiliziya. Ariko cyane twumve yuko kwa Padiri Mauri twubaka Kiliziya, tukubaka umuryango w'Imana, kandi n'abazahabwa izo za certificat bumve yuko bazatega amatwi abandi babigiriye Imana, kuko ugira Imana abo ni umutega amatwi. Ubwo nimutega amatwi abandi mubigiriye Imana, byanze bikunze muzabageza ku Mana uko bikwiye. Imyiteguro myiza rero, dukomeze dusabirane, kandi koko duhurire muri Ukaristiya ntagatifu itugira abantu b'impano ku muryango w'abantu no kuri Kiliziya yose. Imana ishobora byose rero nibaha umugisha kandi ibarinde, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Icyumweru cyiza bavandimwe.